Yesu Kristo ashimwe, dukomeje gusoma Bibiliya, uyu ni umunsi w'105, turi mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, tugiye gusoma ibice 4, ibice 5 n'ibice 6. Ibikoresho by'urusengero. Kandi arema icyotero cy'umuringa, uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 20, n'ubugari bwacyo bwari mikono 20, n'uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 10. Arema n'igikarabiro kidendeje mu miringa yayagijwe, ubugari bwacyo uhereye ku rugara ukageza ku rundi bwari mikono 10. Ubugari bwacyo bwose bwaranganaga. Uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 5, urugero rw'urugara inkubwe imwe rwari mikono 30. Mu bugenya bwacyo hari hakikijwe igishushanyo cy'inka, mu mukono umwe wacyo w'intambike hariho ibishushanyo 10 bikikije igikarabiro kidendeje. Izo nka zari impushya ebyiri zaremanywe nacyo. Cyari giteretswe ku bishushanyo by'inka 12, 5 zarebaga ikasikazi, izindi 3 zarebaga ikasikazi, izindi 3 zarebaga iburengerazuba, izindi 3 zarebaga ikusi, izindi 3 zarebaga iburasirazuba. Igikarabiro kidendeje cyari giteretswe hejuru yazo, zari ziteranye imigongo. Umushyishyito wacyo wari intambwe imwe y'intoki, kandi urugara rwacyo rwaremwe nk'urugara rw'urwabya cyangwa nk'ururabyo rw'uburengo. Cyajyagamo inshuro z'intango 3,000. Arema n'ibikarabiro 10, 5 abishyira iburyo, ibindi 5 ibumoso, ngo bajye bogerezamo ibintu by'igitambo cyoswa. Ariko igikarabiro kidendeje cyari icy'abatambyi cyo gukarabiramo. Arema ibitereko by'izahabu by'amatabaza 10 nk'uko itegeko ryabyo ryari riri, abishyira mu rusengero, 5 iburyo n'ibindi 5 ibumoso. Abaza ari ameza 10 ayashyira mu rusengero, 5 iburyo n'5 ibumoso. Arema n'ibyungu by'izahabu 100. Kandi yubaka urugo rw'abatambyi, inyuma yubakaho n'urundi runini, kandi ateraho n'inzugi ku marembo y'urugo. Izo nzugi aziteraho imiringa. Igikarabiro kidendeje agishyira iruhande rw'iburyo rw'inzu iburasirazuba herekeye ikusi. Huramu nawe acura ibisa n'ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibyungu. Nuko Huramu arangiza umurimo w'inzu y'Imana yakoreraga umwami Salomo. Inkingi zombi n'imperezo n'imitwe yombi yari hejuru y'inkingi, n'ibisa n'inshundura byombi byo gutwikira ahiburungushuye ho ku mitwe yombi yari hejuru y'inkingi, n'imbuto z'amakomamanga 400 zo gushyira ku bisa n'inshundura byombi, n'impushya 2 z'imbuto z'amakomamanga zo ku bisa n'inshundura byombi byo gutwikira ahiburungushuye ho ku mitwe yombi yari hejuru y'inkingi, n'ibitereko n'ibikarabiro byari hejuru yabyo. N'igikarabiro kidendeje n'inka 12 zari munsi yacyo, n'ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibyo kwaruza inyama. Ibyo byose Huramu yabikoreye umwami Salomo kubw'inzu y'Uwiteka, abikoze mu miringa isenywe. Umwami yabiremesheje mu kibaya cya Yorodani mu rubumba hagati y'Isukoti n'i Sereda. Uko niko Salomo yaremye ibyo bintu byose byinshi cyane, kuremera kw'imiringa ntikwamenyekanye. Salomo arema ibintu byose byari mu nzu y'Imana, n'icyotero cy'izahabu n'ameza, imitsima yo kumurikwa yaterekwagaho, n'ibitereko by'amatabaza n'amatabaza yabyo, kugira ngo yake imbere y'ubuturo bwera nk'uko itegeko ryari riri. Byari iby'izahabu nziza itunganijwe, n'uburabyo n'amatabaza n'ibisa n'ingarama by'izahabu, ndetse byari izahabu itunganijwe rwose,
n'ibifashi by'imyungu n'indosho n'ibyotero by'inzabibu by'izahabu nziza. Kandi umuryango w'inzu, inzugi z'imbere z'ahera cyane n'inzugi z'inzu yitwa urusengero byari izahabu. Igice cya gatanu. Isanduku icyurwa mu rusengero. Uko niko umurimo wose Salomo yakoreraga inzu y'Uwiteka warangiye. Maze Salomo acyura ibintu byatuwe na se Dawidi, iby'ifeza n'izahabu n'ibintu byose abishyira mu bubiko bwo mu nzu y'Imana. Salomo aherako ateraniriza i Yerusalemu abakuru b'Abisiraheli n'abatware b'imiryango bose n'abatware b'amazu ya ba sekuruza n'Abisiraheli kugira ngo bazamure isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bayikure mu mudugudu wa Dawidi ari wo Siyoni. Nuko abagabo b'Abisiraheli bose bateranira aho umwami ari mu birori byari bisanzwe biba mu kwezi kwa karindwi. Abakuru b'Abisiraheli bose baraza, Abalewi baterura isanduku, bazamura isanduku n'ihema ry'ibonaniro n'ibintu byera byose byari mu ihema. Ibyo byazamuwe n'abatambyi b'Abalewi. Umwami Salomo n'iteraniro ryose ry'Abisiraheli ryari riteraniye aho bari imbere y'isanduku. Batamba inka n'intama zitabasha kubarika cyangwa kurondorwa kuko ari nyinshi. Maze abatambyi bacyura isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ahantu hayo mu nzu ahavugirwa ahera cyane munsi y'amababa y'ibishushanyo by'abakerubi, kuko ibishushanyo by'abakerubi byari bitanze amababa hejuru y'ahantu h'isanduku, bagatwikira isanduku n'imijisho yayo. Iyo mijisho yari miremire, bigatuma imitwe yayo igaragara hino y'ahavugirwa, ariko uri hanze ntiyayirebaga, kandi iracyahari na n'ubu. Mu isanduku nta kintu cyabagamo keretse ibisate bibiri Mose yashyiriyemo i Horebu ubwo Uwiteka yasezeranaga n'Abisiraheli isezerano bava muri Egiputa. Hanyuma abatambyi bavuye ahera, kuko abatambyi bose bari bahari biyejeje, ntibaragakurikiza ibihe byabo. Kandi n'Abalewi b'abaririmbyi bose, Asafu na Hemani na Yedutuni n'abahungu babo na bene wabo, bari bambaye ibitare byiza, bafite ibyuma bivuga na neberu n'inanga, bahagaze iruhande rw'icyotero rw'iburasirazuba, bari kumwe n'abatambyi 120 bavuza amakondera. Ubwo abavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuza amajwi, bumvikanishije ijwi rihuye, bahimbaza bashima Uwiteka, kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibintu bicurangwa, bahimbaza Uwiteka bati, Uwiteka ni mwiza, kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nuko muri uwo mwanya inzu iherako yuzura igicu, ariyo nzu y'Uwiteka, bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakore kubw'igicu, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Imana. Imana ishimwe. Igice cya gatandatu. Isengesho rya Salomo. Salomo aherako aravuga ati, Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, ariko nakubakiye inzu yo kubamo, aho uzatura iteka ryose. Umwami arahindukira aha iteraniro ry'Abisiraheli ryose umugisha. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryari rihagaze. Aravuga ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli ihimbazwe, niyo yivuganiye n'umukambwe wanjye Dawidi mu kanwa kayo, ikabisohoresha amaboko yayo iti, uhereye igihe nakuriye ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa, nta mudugudu wo mu miryango ya Isiraheli yose nigeze gutoranya wo kubakwamo inzu ngo izina ryanjye riyibemo, kandi nta muntu natoranyije kuba umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Ariko noneho ntoranije i Yerusalemu kugira ngo abe ariho izina ryanjye riba, kandi ntoranije Dawidi ngo ategeke ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Nuko umukambwe wanjye Dawidi yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli inzu, ariko Uwiteka aramubwira ati, wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu, wagize neza kuko wabigambiriye mu mutima wawe, ariko si wowe uzubaka iyo nzu, ahubwo umwana wawe uzikurira mu nda, uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu. None Uwiteka asohoje ijambo yavuze, kuko mpagurutse mu cyimbo cy'umukambwe wanjye Dawidi, nkaba nicaye ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli,
nk'uko Uwiteka yasezeranye, kandi nujuje inzu nubakiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Niho nabonye mu butereko bw'isanduku irimo isezerano ry'Uwiteka yasezeranye n'Abisiraheli. Aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro ry'Abisiraheli ryose rihari, atega amaboko ye. Kandi Salomo yari yararemye ikintu gisa n'uruhimbi cy'imiringa, uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 5, ubugari bwacyo bwari mikono 5, n'uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 3, agishinga mu rugo hagati agihagararaho. Maze apfukama imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli ryose, atega amaboko ayerekeje ku ijuru. Arasenga ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli, nta mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi, ikomeza gusohoreza isezerano abagaragu bawe no kubagirira ibambe, bagendera imbere yawe n'umutima wose. Wakomeje ibyo wasezeranye n'umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, none ubisohoresheje ukuboko kwawe. Nuko rero none Uwiteka Mana ya Isiraheli, komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi, nk'uko wamubwiye uti, ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli imbere yanjye, niba abana bawe bazitonda mu ngeso zabo, bakagendera mu mategeko yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko Uwiteka Imana ya Isiraheli, ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe Dawidi urihamye. Ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nturikwirwamo. Nkanswe iyi nzu nubatse, ariko wite ku gusenga k'umugaragu wawe nkwinginga, Uwiteka Mana yanjye, umve gutakamba no gusenga umugaragu wawe ngusengera imbere, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, n'ahantu wavuze ko uzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aha. Nuko ujya wumva kwinginga k'umugaragu wawe n'uko abantu bawe ba Isiraheli uko bazajya basenga berekeye aha hantu. Ni koko ujye wumva uri mu buturo bwawe ari bwo juru, kandi uko uzajya wumva ubababarire. Umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro, akaza akarahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru utegeke, ucire abagaragu bawe imanza zitsindisha, abakiranirwa biturwa gukiranirwa kwabo, zigatsindishiriza abakiranutsi nk'uko gukiranuka kwabo kuri. Abantu bawe b'Abisiraheli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho, nyuma bakaguhindukirira, bakerura izina ryawe, bagasenga bingingira imbere yawe muri iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru ubababarire abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo, ubagarure mu gihugu wabahanye na ba sekuruza. Ijuru nirikingwa, imvura ntigwe, kuko bagucumuyeho, nyuma bagasenga berekeye aha, bakubaha izina ryawe, bakareka igicumuro cyabo kuko uzaba ubahannye, ujye wumva uri mu ijuru ubababarire abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo. Uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura, icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Inzara nitera mu gihugu cyangwa mugiga, cyangwa kurumbya, cyangwa gukongora, cyangwa gikongoro, cyangwa inzige, cyangwa akagungu, cyangwa ababisha, nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hatera ibyago cyangwa indi ndwara yose, maze umuntu wese nagira icyo asaba cyose yinginze, cyangwa abantu bawe b'Abisiraheli bose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara ye n'umubabaro we ku bwe, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, ubababarire, witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu, kugira ngo bakubahe bagendere mu nzira zawe iminsi bazamara yose mu gihugu wahaye ba sogokuruza bakiriho. Kandi iby'umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza aturutse mu gihugu cya kure,
azanywe n'izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije, nibaza basenga berekeye iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose, bituma amoko yose yo mu isi amenya izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isirayeli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iy'izina ryawe. Abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo, maze bakagusenga berekeye uyu murwa watoranije n'inzu nubakiye izina ryawe, ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru, barengere mu byo bazaba barwanira. Nibagucumuraho, kuko ari nta muntu udacumura, ukabarakarira, ukabahana mu babisha babo, bakabajyana ari imbohe mu gihugu cya kure cyangwa icya hafi, ariko bakisubiriramo mu gihugu bajyanywemo ari imbohe, bagahindukira bakagutakambira bari mu gihugu banyagiwemo, bavuga bati twaracumuye, tugira ubugoryi, dukora nabi, nibakagarukira n'umutima wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu banyagiwemo, aho bajyanywe ari imbohe, bagasenga berekeye igihugu cyabo wahaye ba sekuruza n'umurwa watoranirije n'inzu nubakiye izina ryawe, ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, ubababarire abantu bawe bagucumuyeho, ubakiranurire ibyago, ubakiranurire ibyabo. Nuko Mana yanjye ndakwinginze, amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve isengesho ryose rizasengerwa aha. Nuko rero none Uwiteka Mana, haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'icyubahiro cyawe, abatambyi bawe Uwiteka Mana bambikwa agakiza, abakunzi bawe banezererwe amahirwe. Uwiteka Mana, ntiwime uwo wimikishije amavuta, ujye wibuka imbabazi wagiriye umugaragu wawe Dawidi. Amen. Tuzakomeza ejo n'igice cya 7. Imana rero ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.